telefone yayifashe saa 12 arambwira ngo yaje Kigali asiga fone ku Ruyenzi. Mukadafu akira grife yawe mane. Icyubahiro cya muntu gipimirwa ku mitungo atunze amapeti y'uburara ni imihanda wagenze nje kurara rwa ntambi nibyo byangize igikamba ndi ku muhanda ndi ku muhari ndi ku muhanda nta n'impampa ye ndi ku muhanda ndi ku muhari ndi ku muhanda nta n'impampa amaranga mutima raje ndi ku muhanda ndi ku muhari ndi ku muhanda nta n'impampa reka twamamare nibaduhigamire abundi ureke bwa buhungu bwasize intoki amabara inzara amabara abana abantu b'abagabo mana ari abaniga bari kunkorera ibintu noneho muri iyi minsi twebwe ntago dukunda abantu bagira gute abagabo batega inyunga abandi bazinjiremo mana ikintu namukoreye gikomeye muranyivuga nasambuye inzu ye namugurishije imyaka namugurishije amatungo mana n'ibintu byinshi namukoreye nese wavutse kabiri musaza ko tuzi ko umuntu avuka rimwe nimba sinaravukiye ku nzira mvi Gasabo ngi Kayonza indabayitereye igasabo none mvukira Kayonza ibiza kubera hano byabaye amahano nigatwe ntituri bayigorema abantu twe tuvoma kuri gakondo nubwo tutize ku nyundo ni wa muhungu wanyu Jacques Rapper nkaba nkorera TV yitwa Amarangamutima twiyemeje yuko tuzajya dusura abastari abantu bafite impano bafite ibikorwa bikomeye abantu bakoze mugakunda ibyo bakora natwe tukabegera tukamenya ubuzima bwabo bwa buri munsi tukabaganiriza byinshi mutazi mutabamenyeho mukabimenya tubibafashijemo kubw'iyo mpamvu twebwe twagiye twakuruye amakuru y'umuniga bita Faido wakoze amateka afite ingoma nyinshi yarakubise yaratwitse abatamuzi nabo mugiye kumumenya ubuzima namanyanka kubaho namacenga kuramuka nuguhemuka kuramabira henda ukuri kuraryana gusa ntikuruta inzara inzangano mu miryango ziva mu mitungo ibendera rya hip hop kandi shinge kabugayi wabo wabategesi abakarani n'abafunda abanyedi n'abanyonzi n'abagore budutaro imana iborohereze higa ubuzima reka kuzima reka gusigara mwirigala usabisigara niga yo yeah. Bro, reka mpera hangaha nkubaza. Faido turi kumwe akakanya. Yo. Faido no umuhungu w'ikabuga ko ari wantu uririmbye utarinde Nyamirambo, wapi? Nyamirambo ndashaka kwimura y'umuziki. Arumva Nyamirambo isigayemo indaya n'utubari man, ntukajye yimbwira. Nje ndi w'ikabuga man, still really. Umuntu man bananiwe kwemera aho bakomoka, abasani bose bita binyamirambo mbega igihombo. Reka duhera ahantu none. Faido ndakubona umujeni na umusore w'ibigango ariko reka tumenye Faido avuka mu muryango w'abana bangaye Faido avuka mu kahe karere Faido buryo ubuzima bwawe duhere hasi ho gato kugira ngo twe tukubonye ubu ngubu bifuza kubona Faido mu myaka 12 15 turashaka kumenya yiga Faido byagenze bite ngiye mvuka mu muryango w'abana 9 ngiye nk'abandi umwana wa gatanu nkurikirwa n'abana 4 arikumva n'abahungu 3 n'abakobwa 6 kumva abana tuvukana umwe wenyine niwe witabye Imana umukobwa nkurikira urikumva ikindi ngewe mfite umubyeyi mama wanje wenyine papa wanje nagakiriho urikumva wana ari Imana niyo situbamo urikumva ikindi none ngewe mvuka mu turere tubiri niko navuga man umuntu avuka mu karere kamwe se gute man uturere tubiri ugura tubwira kugira ngo tumenye uturere tubiri ni gute nje mvuka muri Gasabo nkavuka no muri Kayonza tandukanya Gasabo nese wavutse kabiri musaza ko tuzi ko umuntu avuka rimwe nimba sinaravukiye ku nzira mvi Gasabo ngi Kayonza aya na amateka noneho tutamenye ni gute umuntu avuka mu turere tubiri byose turabimenyaho muri turi kumwe urabitwibwirira kabisa genduruka mu turere tubiri man Gasabo mu murenge wa Ndera urikumva aho niho wavukiye cyangwa niho barimo bajya bakubyara we oya naga ariho bari kujya bambyara urumva noneho nkavukira Kayonza mu murenge wa Murama cyangwa se indabayitereye Gasabo kuvuka bibi Kayonza dusobanurira ko kantu tukumve neza indabayitereye Gasabo noneho mvukira Kayonza niko gahunda imeze ya bro ibyo biranumvikana cyane kabisa aho ni fresh noneho Faido urarapa uranakoma
byaje gute kugira ngo urape? Ese Faydo, waravutse usanga papa wawe avuza nk'ingoma kwa padiri, waravutse usanga muzehe wawe yavuzaga nk'ikondera, waravutse usanga mama wawe ayobora korari, byagenze gute kugira ngo ube umuraperi? mane gusa ni ibintu bigoye. Mama wanjye gusa we yakundaga kundirimbira zamani, hari akaririmbo yajyaga akunda kundirimbira ngo Arufonsi yaneye inda Arufreda yikuramo ku gitanda cy'amabara ku musambu udakegese. Faydo yize amashuri angahe? 6 yisumbuye. 6 yisumbuye. Hanyuma umuziki ukora ubu ngubu ni impano nyine cyangwa hari igihe wafashe ukajya mu ishuri ukavuga ngo ngiye kwiga umuziki? Mane umuziki hari agaflow mfite, ibiza kubera hano byabaye amahano, nigatwe ntituri bayigore mabano, twe tuvoma kuri gakondo nubwo tutize ku nyundo. Ni gakondo yawe tu, nta hantu ushakisha, nta ntebe wagiye wicaraho ngo bakwigishe umuziki wapi? None se abastari tuzi bose bize umuziki? Bob Marley yigishijwe umuziki nande se man? Ukagira ingoma nyinshi, ariko ingoma wakoze ya mbere ni ingoma yitwa ngo iki? Igikange. Igikange. Igikange ni igiki? Igikange ni umuntu wakanzwe. Ni umuntu wakanzwe. Dukubitireho twumve. Umuntu aba majoro bitewe n'amajoro yaraye, ntuzankange ngo warababaye naho waba waravukiye ku Kibuye, na Stefano bamuteye amabuye ariko ntawe yarakariye. Itonde rero ntuzankange, sinjya nkangwa n'inkangu, niyo wanyambika amapingu nahindukira nka kumariro nguranye ndaho ndabyara umuhungu, imbwa z'abakungu bazishomeka ku bipangu, twebwe ntago twiga inyajwi cyangwa ingombajwi, banza wumva izo subirajwi nutazimenya ukume mu bishwishwi. Yeah bro, Igikange niyo ndirimbo ya mbere wasohoye, urayikodinga, ifite amashusho cyangwa ni audio gusa? Oya, na audio yayo nayo nzi narayibuze. Igikange wayikoze ufite imyaka ingahe? Malozoma nari mfite imyaka nka 13-14. Reka nibaze iki kintu nkibarize n'abanyarwanda, imyaka 14 byanga bikunda utaratangira gukorera amafaranga, uba utarasobanuka ku buryo wabona amafaranga ngo ujye muri studio wicare urecording wishyure, tuzi ko umuziki kuwukora ari ukwishyura. Byagenze gute, ubushobozi wabukuye he kugira ngo ukore iyo ndirimbo? Indirimbo yitwa Igikange njya kuyikora, hari umujama wanjye yitwa Bikorimana aba muri Zambia. Twarakuranye Bikorimana Jemuve, twarakuranye tu Jemuve. Jemuve yabonye ukuntu na flowingaga ibintu byari bindimo cyane, ukuntu natigitaga show guturuka Kayonza hariya nakubwiraga mane, kuva iwacu mu rugo ku cyaro cyacu kuza ukagera Kabarondo ku muhanda wa kaburimbo mane, byasabaga urugendo nk'urw'amasaha 3. Noneho kuva Kabarondo kuza uje Kigali nyine byari urugendo rukomeye, byari amafaranga 1200 gutega cyane, urukumva manu umuntu igarandeba ishyaka mfite ukuntu butaramo bw'i Kigali mba nshaka kubujyamo. Narazaga muri za Planet Night Club ariya Iremera muri za KBC, nkaza nkajyamo nkakubita bisanzwe na ba JP ariya nkabagigira, nigarande baravuga atari ko man ati waretse nkagukorera ingoma, ntinari biyinkorere man, yankubise 500 mpita ninjira kuri studio bita True Friend Record yabaga Kibungo mu mujyi, mpita nkora ingoma. Ni umuniga wawe wakurwanyeho, aranagufungurira amayira rwose, ubona ko ubasha, ingoma ijya hanze. Urangije ukurikizaho ingoma yitwa gute nyuma y'Igikange? Nyuma y'Igikange nakurikijeho ingoma yitwa Iraguha Ntimugura. Aho wikozemo cyangwa naho hari umuntu wagusapotingaga kugira ngo ugende fresh? Oya, Iraguha Ntimugura bw'aba producer barankunze man. Barakuremeye? Producer arandemeye kabisa izo. Ese mu buzima bwawe kuva wagera ku isi ukamenya ubwenge, byanga bikunda uhura n'ibibazo bikomeye mu buzima bwa buri munsi, n'ibintu biba ku muntu, rimwe bigakunda ikindi gihe bikanga, ariko reka twivugire mu muziki gusa. Hari umuntu ushobora kuba yaragukoreye ikintu ukavuga iki kintu nicyo nubakiyeho kugira ngo ngiye nkora umuziki nanakomere ne gucika intege, kuko hari umuntu dukubitana yarakoze indirimbo 2 yahura n'ikibazo yajya nko kuri studio bamukatira agahita parika akabara kwamye bikarangira, ariko weho hari umuntu waguhaye imbaraga mu buzima bwawe kuburyo uvuga ati uyu muntu niwe utumye naravuye hari ahantu nkakubita Igikange, ubu nkafite ingoma nyinshi cyane nteganya no gukora ibintu birenze cyane. Uwo muntu arahari? Umuntu nshimira kurusha abandi mu muziki wanjye ni umuntu witwa Irene Murindabe musaza. Kubera iki Irene? Hari abanyamakuru benshi cyane, indirimbo ya nimba warazitanze zakinwe n'abantu benshi cyane, hari abantu benshi bagiye bagukorera ibintu. Impamvu ari Irene kugira ngo nawe byumve neza, amenye ko ari we nyine impamvu ari we?
mane reka noneho mbivuge nta kurya imboga urumva, mbivuge nta kurya imboga, mbivuge nta kimane, kuko iri shavu ndimaranye igihe kinini mane. nimba umuntu amaze imyaka 15 muri game urumva, akamenyekana ku mwaka wa 16 mane urumva, si uko batarakoraga cyangwa atabaga afite ubushake bwo kubikora mane urumva, ahubwo abantu ntago bashatse kutwumva. Irene niwe muntu wa mbere wemeye kuntunga mikoro urumva. abandi baniga waragigije we bakaguha amarandevu wapi bakagukatira. Irene aravuga ati ngufunguriye impano yawe garagara. Mane ukajya no kuri radio Umuniga mwavuganye mane urumva, ukajya no kuri radio Umuniga mwavuganye, noneho wanagerayo ukicara ukamutegereza. Umuniga ari muri show uri kumwumva noneho nko ku gafone kawe, Umuniga noneho ukamuhamagara cyangwa ukamwandikira message, ugasanga Umuniga yibereye kumwe n'inkangu nko muri studio yahise akubwira ati mane utumva, ati mane uzikore nibagiye ko nicaye hano mane, ati ntari wowe uzagaruke muri weekend urumva. Nka za show nyine za showbiz urabizi ko akenshi ziba rimwe muri weekend mu cyumweru tu urumva. Umuniga ukumva arakurengeje mane, ukabyakira, wabyakira umutima wawe ukavuga uti ariko nta kundi uru rugendo kuva rukomeye ruzarangira neza. Ubundi intambara iyo ugeze ahandi batangira kurasana igikopo kiri kuvuga bya hatari mane, intambara ibigiye gusoza. Reka njyewe kugira ngo twebwe tuze kugushaka, nitwe twaje kukwishakira, twe ni nayo gahunda yacu. N'undi muntu wese ufite impano yumva ko abasha azatugereho tubimukorera ibyanyabyo, ntago tumeze nk'abo bantu ujya kugigiza ibiki n'ibiki bagwa amarandeva atabaho. Oya, twebwe ntago ari uko tumeze, twitwa amarangamutima. Uragira ati nakoze imyaka 15 ibiki n'ibiki, ku mwaka wa 16 ndagaragara bifashijwemo na Irene muri ndahabe. Byanga bikunda hari abantu baguhobagije benshi man, benshi kabisa, ariko hari ubahagarariye uvuga ati uyu muntu yankoreye ikintu noneho ngewe ku buryo natashye nkaryama nkavuga ngo umuziki ndawusezeye, sinzongera gutekereza n'umuziki kubera iki kintu kibi umuntu ankoreye. Uwo muntu arahari man. Ibigoryi ni byinshi n'abantu bakoze ibyo bintu ni benshi, ariko njye bagiye bambabaza ni benshi mane. Nago mane bose bahagarariye abandi, kuko nta numwe mane nacira karoro rutega Junior Multi System. none se mbyihorere, none se njye sinagiye kuri recording indirimbo yanjye yitwa Afrika. Junior se yambwiye ngo ninyimwumvishe, sinayimuririmbiye se kuri tari inyota imbere ya F2K, si yayimaze kuyumva se akambwira ngo bamufunga, sinari nishyuye se. Nk'umuniga witwa Kanka wari ushinzwe ruwazira ahantu nigaga i Nyamata kuri Apebo, njyewe ngiye kuri afisha ara staff gangs mu kigo, umuniga nyime stage ambuze kuririmba mane. nabyumva ibyo bakoze byose ntagiye wana mane. Abasani bo none reba nka Mukadafu, wallahi Mukadafu we njyewe mve hano Kabuga mfate tike yanjye ngere ahantu bita mu Gatsata, muhamagare mubwirane njye ndaje kukureba ku Ruyenzi. Umusa njyewe naragiye nkubita hasi kofi yanjye mane bingoye urumva, nafasha agasosiyete kanje mane urumva, nihirinze mane urumva, ikimina cyanjye nagitoye ndavuga ati reka njye kureba umustar urumva. None ikintu cyambabaje icyo gihe n'umugore wanjye yari yabyaye, sinanamuhemba uko bikwiye, ndavuga ati ariko reka mfate n'uyu mufungo ndebe yuko na game nayo nayijyamo mane. Ndagenda nishyura studio, nari ngiye kuri recording indirimbo yanjye yitwa Bamurange, maze kwishyura studio Mukadafu tubonana kuwa gatandatu. Kuwa mbere twumvikana ko turi bukore record mane, namuhamagaye saa 8 twumvikanye ko turi buhurireho. Telefone yayifashe saa 12 arambwira ngo yaje Kigali asiga phone ku Ruyenzi. Mukadafu akira grife yawe mane. Njyewe hari ingoma yawe numvise yitwa Ishaza kubera iki waririmbye ngo mikitwa Ishaza muri outro. Mukadafu ngusabe featuring urinde, ndabizi ibyo wankoreye nzahuri, uko inkende yurira igiti, ukugera mu bushorishori niko ubusaba urusha bwayo burushaho kujya abona n'abandi nkawe. Mukunda ibyanjye sha kandi ari bike cyane, ntago mushaka yuko nanjye nabitsa muri konte code banke. Mbega murashaka kundya, murashaka kungira umunyabibazo ngasigara no mungana, kuko mwandushije ubwenge, kuko mwari mufite amahiti yahese ko mwahinze ku rutare mugasarura ku rutaro, none ubu murasya kurutira no mane. Shaza mane nayikubitanya agahinda karenze mane. Ishaza irimo story y'ubuzima bwanjye, Ishaza irimo tag life yose, Ishaza irimo family, Ishaza irimo buri kimwe cyose, irimo buri muntu wese urumva. Noneho tukibaza iki kibazo Ishaza, njye narayumvise bro, njye narayumvise
ariko sinavuga ibyo numvisemo. Ni weho wabyanditse, ni weho ubizi cyane. Nyumva ko wayanditse ibyo ari byo byose ufite agahinda, nyine hari ibintu bitagenda neza. Duhaye flow akantu gatoya, ongera dukubitira ariko twikomereza. Mbakubitira ishaza se mwana cyangwa mbakubitira yindi? Ishaza naribi. Ishaza yewe niyo yatumye none nanaza kukwishakira. Nje ndumva ishaza sinirakaje buri wese yanyumva, n'uwabuze se nyina ari kukiriri ntihanakurwa ikiriyo nawe yarihanaguye amarira y'imfubyi aracyatemba ku nkuta z'imihanda igihumbi. Sibo nabo bahisemo kwitwa abahombyi, nubwo se yaba umubumbyi ntibivuze ko wasaza ukiri umuvumbyi. Abari ibibondo byo guteteshwa ubu ni ibisambo byo kumeneshwa. Ese ko iwanyu hari hubashywe buke kabiri ubusa umugani wakatukuye n'igisambo aho igikondo abazamukomokaho n'ishaza nka rimwe nakubise Kalifani Famani turi Nyagasambu bucamana agapanshika. Icyubahiro cya muntu gipimirwa ku mitungo atunze, amapeti y'uburara n'imihanda wagenze. Nje kurara rwa ntambi nibyo byangize igikamba, ndi ku muhanda ndi ku muhari ndi ku muhanda nta n'impampa ndi ku muhanda ndi ku muhari ndi ku muhanda nta n'impampa. Amarangamutima araje ndi ku muhanda ndi ku muhari ndi ku muhanda nta n'impampa. Ubugambanyi buturanye n'ishyari ishyamba ryabona ijuri, kurya risenga ry'impyisi mahuma. Umwijuto wanyu mishurira umwijima uri mu bifu byanyu, ukuri kwisha imitima yanyu ngo haracyari kare ntimurahunika imitiba yanyu. Destiny no kuboneza iyo mitima yanyu nubwo mu kinyotewe imitsima yanyu nakimitsi ya rubanda sha. Ingagari suri hora yirabura Faido sinzira kuba umwirabura. Oskuru kuri Mike ndacyarakarira ntibagiwe pene dawe makumena ubugome ku mapro. Pasteur muri karantine aracyarwanira icya 10 n'amaturo. Uraguye bitch utumviriye imiburo, ndabizi ko kubwira intumva bisa no kuvuza ingoma mu matwi y'intumbi. Faido nzabahereza mpaka sinteze gucura inkumbi, ni mpaka mbaye fumpi. Ewana, sinzi umuntu utavivura kabisa. Sinzi umuntu utavivura, ubwo ntabwo yaba yumva, kuko umuntu ufite amatwi yumva ashaka kumva rap kw'igihari. Ewana, ntabwo yakwirirwa aca hirya no hino kabisa. Ubu umubyeyi ufite ni Mary wawe. Ni Mary wanjye tu. Mary wawe abahehe ubu ngubu? Mary wanjye ari Kayonza. Faido wengeye iki kintu ndakikubaza pe. Ntabwo ngiye nakikubajije, nta nubwo twakiganiriyeho, nta nubwo enda nkizi neza. Mama wawe byanga bikunda weho ikintu wamukoreye, ushobora kuvuga ngo iki kintu naragikoze. Mama wanjye ahantu nahurira nawe hose nakubita amavi hasi nkamubwira ati iki kintu cyarabaye ntikizongera. Ni igiki? Mana ikintu namukoreye gikomeye muranyivuga. Nasambuye inzu ye, namugurishirije imyaka, namugurishirije amatungo. Mana ni ibintu byinshi namukoreye, ariko ubu kuri inshuro mama wanjye mbabarira kabisa. Akenshi amafaranga yabaga yo kwigira mu maswing man, urumva? Noneho njyewe ahubwo nagerayo ngiye nko gukora iyo ndirimbo ugasanga babazahina nabo barampobagije. Baraguhobagije cyangwa bakujyanye muri ibyo bintu by'amaswing n'ibiki n'ibiki? None se mani se shauko bavuga ngo ubuze imfura ati biheko. Abakuru bacu mane sibo bazanye grife zo kuzana ibiyobyabwenge mu basane. None se ko babizanyemo bakabiduha tukabinywa, sitwana bibasizeho. Ariko Faido, ibiyobyabwenge ubundi baba weho iyo babikubwira bakubwira yuko ibiyobyabwenge iyo ugiye kubinywa, iyo umaze kubinywa yo kuri aba bakubwiye ngo ikore ubone gukora ingoma ubone kugira gute, we uba wumva biri gucamo neza cyangwa n'iswingi ziraho wabifashe utanabifashe bitandukanira he? Ahubwo tunabyibagirwa. Ngiye nagiye guperforminga indirimbo yitwa Ihigama ndahantu bita Nyamata mane, nyisigama iri kuvuga ndigendera mva kuri stage mane. Nyisigama mane ndigendera kabisa. Nago mane nago wumva kurangije se cyangwa wumva ko bimeze? Ngiye nahise numva abafana nari kumwe nabo tu, nahise mbasiga numvaga nari kumwe nabo mane, numvaga mu mutwe narimo ndashaka kubaririmbira tu, kandi bari banishimye cyane. Mpita mva kuri stage Mike ndayirambika mpita nikomereza nisubira muri vestiaire. Gira inama urubyiruko pe, kuko urumva icyo kintu kiratangaje. Ukaba waba ugiye Nyabugogo ugasanga ufashe imodoka igirwa amagana man. Ibyo birasanzwe mane. None se ngiye ko naturutse Nyamirambo nkaza nagera ari Kigali ngiye gutega taxi za Kimironko, nareba muri taxi nkabona abantu bari muri taxi, nta uri kuri level yo kugendana nanjye muri taxi, nkahita ngenda n'amaguru mane. Nagubize ngiye ndavuga mane, none ko abantu bose mbona mo bari yari bose mbona bari seriye, ngiye nkabona ari seriye, ubwo urumva nagendana nabo. Uyitukatira uravuga ati ndagenda n'amaguru. Nitigitira n'amaguru mane. Kandi ntari nabuze ubushobozi bwo gutega, ariko nyine
swing nyine mani, niyo mpamvu byitwa ibiyobyabwenge tu, niyo mpamvu byitwa ibiyobyabwenge, niyo mpamvu leta ibirwanya, niyo mpamvu abajeni kandi iby'imyaka igushuka akenshi ni kubw'urungano. Umuntu ugasanga afite imyaka 40 n'ingahe zamukwamiye, muramubona ari umusaza arakurura timba pocket ku ipantaro yaracitse, ntabasha no kugura indi, urumva afite akorera amafaranga. abenshi banywa ibiyobyabwenge ubundi abakanishi nabo, reka mbabwire abakanishi inshuti zanjye, sibyo mane, ntabwo aribyo bizatuma ubamo uwayawanyawe ibiyobyabwenge. Ntago mugo ari izatuma ubasha gufata isupani neza kurenza uko wayifataga, sibyo abahanzi. Ntago mugo ari izatuma ujya kuri mikoro cyangwa ikimane. Reka njye se waza kumbwira noneho nanyweye mugo ukaza kumbwira ngo uranshaka ngo dukore staff nguko mano kambona. Faido, byanga bikunda ufite story ndende n'ikindi gihe tuzagushaka, ufite ibintu byinshi wabwira abanyarwanda, ufite nama nyinshi waho urubyiruko. Ewana Faido, ibi bintu ni ibyawe kabisa, ntabwo ubishakisha, ntabwo ari ukuvuga ngo ewana ni ibintu byongewe ndavivuye n'abandi baravivura, kandi ahubwo ikintu kiba kibura ewana ni spotlight, kugira ngo abantu babimenye, kandi bagomba kubimenya, ntuzacika intege. Ubu nibyo kuva birimo neza, noneho umbwiye ko wabijemo bya nyabyo. Reka twamamare kabisa, nibaduhigamire, ubundi ureke bwa buhungu bwasize intoki amabara, inzara amabara, abana abantu b'abagabo mana, ari abaniga bari kunkorera ibintu noneho muri iyi minsi. Reka mbabwize ukuri, ndabahenyuje daho nireba ni mwirugo mana, abaniga ugasanga umuntu w'umujama bane yasize intoki mane, ntabwo ari kuryo baba star man mane, hari ikintu bita starship mane, urumva mane, hari umuziki ba grand frère bacu bakoze, hari umuziki abantu barimo barakora bo twigiraho mane kurushaho, urumva mane, kwirimbisha si bibi mane, urumva hako nanone mane, jya wiha agaciro nimba ari umuntu w'umugabo mane, urumva kandi nabwo nimba uri ikibo cyatobotse indiba nta ribi mane, barabajama mane, ugasanga umuriga bane yasize intoki inzara, afata bene udusaro nk'utu ubundi ikintu gituma nwambara sura kizi mane, no kubwira abanyarwanda yuko akangaka ubundi aka karimo blue, aka nakemeza ko ubundi njyewe nkunda abagore, urumva kabisa. Njye sinkunda abagabo, sinkundwa n'abagabo, urumva ibyibo byatobotse indiba, noneho reka mbikatire nirabura ewana n'amaraso y'umwirabura, noneho hano uri kumva, reba zino borobo zose, zino brassard zabonamo umukara, nkabonamo umutuku, zose ni color rasta, wazibonye zose ni color rasta, African, Jamaican, uri kumva color rasta, Jamaican, African. Twebwe ntago dukunda abantu bagira gute, abagabo batega inyonga abandi bazinjiremo. Faido, abo bantu ni bande? Ni ibyibo byatobotse indiba. Ngewe mise noneho ndongerana nakubaze kabisa, ndongera nkubaze ibyibo byatobotse indiba, n'ubundi kutajya upfusha bakubitire. Reka mbakubitire umwe kuri umwe n'undi ku wundi, mbafate ku gakanu ubundi mbanze mbakante, ndabizi batinya ibyanjye kubera ko bamfata nk'ibandi, nje nkora bifu n'iyimbera, ariko bo ndabizi bari kubwera. Reka inyuma banze bazitange babacumutsi neza, nibamara kukuraho ubundi basigare basekera kuri kidori, nanjye nzaba nigaramiye ndi kubaseka, ndi kwinywera champagne ku mazi, ibyo naruhiye biri gukora akazi neza. Reka nsezera abantu bitahire, ariko ubundi mureke mbabaze abanyarwanda ndetse n'abantu batari abanyarwanda baba bari kudukurikirana. Ubundi umuhungu witwa Faido the next nyine niwe uri kubabaza, ubundi mumubona gute? Muzabishyire muri comment, bazatubwira kabisa. Naribi amahoro y'Imana kabisa. Twebwe niyo Facebook ni Faido IG, Instagram ni Faido IG, YouTube ni Faido the next igikanji original. Natwe nk'amarangamutima twarabyiyemeje, buri muntu wese, buri mana hiri tuzahagera. Ewana amarangamutima y'umuntu agomba kujya hagaragara, twebwe nizo gahunda zacu tuzabikora byanyabyo. Ya bro, what's up kabisa. Reka tubonane ubutaha dukumburanye. Amen.